Shalom shalom bene data, ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Kalisa Beline, nkaba ndi umukobwa ukunda Yesu. Nezerewe cyane no kubana namwe muri kano kanya. Mureke dusenge ubundi tuganire. Uwiteka mwami mwiza, ndagushimiye, ngushimiye kubw'uyu mwanya mwiza waduteguriye wo kutwigisha ijambo ryawe. Ndakwinginze data, ntiritubere inyuguti gusa, ahubwo riduhindukire ubuzima mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kubwo twiteguye gukorera buri wese uraryumva, icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Amen. Tuganira ku ijambo twese dusanzwe turizi, riri mu gitabo cya Matayo igice cya 9 umurongo wa 20 kugeza kuri 22. Ndasoma ngo nuko hari umugore uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12, amuturuka inyuma akora ku nshunda z'umwenda we, kuko yibwiraga ati ninkura ku mwenda we gusa ndakira. Yesu arahindukira amubonye aramubwira ati, mwana wanjye komera, kwizera kwawe kuragukijije. Umugore akira umwanya. Amen. Iri jambo hari se waba wararyumvise, sinzi icyakuje mu mutwe uryumva, ariko icyo numva umwuka ashyize ku mutima wanjye ni ukukubwira ngo ntago nzi icyo umaze iminsi urimo, ntago nzi situation yawe, ariko reba uno mugore ngo yari amaze imyaka 12. Nibaza yuko hari umunsi wageraga akaremba cyane, nibaza ko hari umunsi wageraga akagwa igihumure, kuko kubura amaraso menshi kuva imyaka 12 urumva amaraso agushiramo. Nibaza ko hari igihe none urumva yari yaranakennye, kubera urumva agomba katuntu nabivuge mu magambo y'ibyo tubona ubu ngubu, agomba imbuto za buri munsi kugira ngo amaraso yongere, nuko ngo n'ubukungu bwe bwinshi bwagendeyemo cyangwa se bwose bwagendeyemo. Rero nibaza ko hari igihe cyageraga kumva abaye helpless, akumva biranze, akumva arapfuye neza, ariko somehow Imana ikamugarura. Hari umunsi wageraga akaremba cyane, ariko Imana ikongera kamubyutsa ikamugarura. Imurindirije iki? Imurindirije wa munsi umwe azahura na Kristo, wa munsi umwe azahura na Savior, akamukoraho ubundi agakira. Wakibaza uti kuki Imana itigeze imukiza, ko n'undi ari biski izamukiza after all, kuki Imana itigeze imukiza n'ubundi wenda nko ku mwaka wa mbere? Ariko Imana igikora ikintu kugira ngo izafate kugira ngo icyubahiro cyose kizabe cyayo. Uyu mugore ntabwo tuba tumuzi, iyi nkuru ntabwo ibidufasha kugeza ubu ngubu iyo hataza kuba harabayeho igitangaza nka kiriya. Nkagira ngo nawe nkubwire ngo icyo uri kunyuramo cyose, ntabwo nzi imyaka wowe umaze, ntabwo nzi iminsi wowe umaze, ntabwo nzi amezi wowe umaze, sinzi uko ingano yabyo, ariko impamvu Imana yemeye ikakuzana kugeza ubu ngubu, ikakubringinga this far, ntago ari uko yashakaga kugusiga, ntago ari uko yashakaga kuzakugeza kuri uwo munsi nawe uzahura na Kristo, ukibonera igitangaza gikomeye, none icyubahiro cyose kikaba icyayo, icyubahiro cyose kikaba icy'Imana. Bene data, icyo nakubwira wowe uri muri iyi situation ni kimwe cyonyine, umukoro wawe ni umwe, kuko umukoro wayo ni ukugukiza iyo nk'umukiza. Umukoro wawe ni umwe. Ijambo ry'Imana riratubwira mu gitabo cya Zaburi ibice 91 umurongo wa 14 ngo kuko ngo yankunze akaramata. Iyi Imana yavugaga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, ngo nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Dore ngicyo kigomba gukora gusa, ni ugukunda Imana akaramata, ukayikundisha ibyo ufite byose, ukayikunda mu bukene bwawe, ukayikunda mu bukire bwawe, ukayikunda muri iyo ndwara, ukayikunda muri ako gahinda, noneho nayo ubwayo ikazakuzamura, ikazakwambika noneho nawe cya cyubahiro nawe ukwiriye. N'ugusenga ubudasiba. Bene data, ijambo ry'Imana ryo tubwira ngo niba ari ikintu kimwe gishobora kudutandukanya n'Imana, gishobora kuba ni ibyaha. Ugakura icyaha mu buzima bwawe. Buriya uzarebe umuntu ukunda ugerageza gukura ikintu cyose mu nzira cyatuma we nawe mutandukana. Imana nayo rero ivuga ngo kuko ngo yankunze akaramata, ngo nicyo nzamukiriza. Ese ukunda Imana ku buryo uri kwimura bya bindi byose washyize mu mutima wawe kugira ngo Imana rukundo rwawe noneho mubashe kwegerana? Niki Imana igushakaho? Imura bya bindi byose, kuramo bya bindi byose, hasigare ari Imana yonyine, ku buryo ninabikora ariyo yonyine izafata icyubahiro, ariyo yonyine izafata ya glory ivuye muri cya kindi n'ubundi izagukorera. Nicyo cyonyine Imana igushakaho. Ibaze nawe umuntu ukunda, uba ushaka kuganira nawe buri gihe, icyabaye cyose niba ushaka guha updates, niba ushaka ko akugira inama, nuko Imana ishaka ko tubana. Imana irashaka ko tuyisenga amanywa n'ijoro,
ijoro yibwire buri kantu kose, detaye ya buri kintu cyose uyibwire, maze uyireke nayo ikubera umujyanama. Ubundi urebe ngo umunsi wo guhura na Kristo wawe ubu uragera vuba kandi byihuse. Bene data, Imana iduhane umugisha. Yego, ijambo ry'Imana ni ryiza kandi ni ubuzima. Ndagusengera wowe wumvishije ijambo mu izina rya Yesu, kugira ngo riguhindure, rikugire mushya, rikwegereze Kristo kandi rikubere ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Amen.